narongowe na motari rero ni inkuru ndende pe, ni inkuru ndende. Nanjye ubwanjye ni ibintu ntiyumvishaga, kubera yuko no mu buzima bwanjye buriya ntabwo numvaga ntashakwa n'umumotari, numvaga ntarongorwa n'umumotari, numvaga nta n'umusore w'umumotari rwose wantereta cyangwa se ngo abyanje mu maguru. Uko rero nisanze nakunze uriya mumotari ni inkuru ndende, gusa mu by'ukuri urukundo buriya rujya aho rushaka. Nanjye ubwanjye hari igihe nireba nkavuga nti se uyu mugabo namukunze n'iki. Noneho nanjye ubwanjye inshuti zanjye zikunda kumbaza ati se kariya kamotari wagakundiye iki, kantu kameze kuriya, uriya mumotari wamukundiye iki, ubundi yagushoboje iki? Mu by'ukuri uriya mumotari bwa mbere duhura twahuriye mu muhanda ngiye gutega moto. Icyo gihe imodoka yanjye yari yagize ikibazo, iri mu igaraje, mara iminsi nk'ingahe ndiga moto, njya mu kazi na moto nkataha na moto. Nuko hari umunsi umwe rero hari nimugoroba, mvuye mu kazi mu masaa 2 za nimugoroba, ntashye mpagaze ku muhanda negereje moto, nibwo nagiye kubona mbona akasore kari aho, ubona kajabiriye, kambaye ibikweto bisa nabi, ibipantaro bisa nabi. Nawe urabizi abamotari uko baba basa, noneho yari mu gihe cy'ivumbi. Haje umusore usa nabi pe, usa nabi byahatari. Araza arambwira ati mpabusha nkutware, ndamubwira nti nta kibazo ntwara. Ariko rwose ubonaga ari agasore kari aho, ku buryo nanjye uburyo uriya musore yandongoye Imana sinzi ukuntu nabikubwira, ni kumwe nyine Imana ihuza abantu ikavuga uti uyu ni uwawe mugomba kubana. Kandi ndamukunda Imana, ndamukunda ku buryo utabasha kubyumva. Ni umugabo ndongora neza mu gitanda, ni umugabo umvugisha neza, ni umugabo untetesha, ni umugabo twuzuzanya, ni umugabo Imana sinzi ukuntu namukubwira. Ni umwana mwiza pe, kandi ibyo nibyo tuba dukeneye. Icyo gihe antwara, twagiye tuganira bisanzwe, tugenda twiganirira. Ariko icyo gihe imvura yarakubye ku masaha y'umugoroba, irakuba bimwe bya nyabyo, mutara kandagira umuriro. Tugiye kumva imvura iraguye, dufatira mu nzira imwe mbi, ya yindi birimo iki, amahindu. Imvura yaguye tugeze ahantu habi, hahandi utapfa no kubona ahantu wugama. Imvura nyinshi Mana yanjye, ndavuga nti noneho ubu twajyaga hehe? Umutari yarambwiye ati sister, kiwanje ari hano hepfo, waretse tukugama ino mvura. Iyi mvura ko ari nyinshi, irimo amahindu, irimo inkuba nyinshi, waretse tukajya hano hepfo tukugama ino mvura. Kubeshya n'icyana naramubwiye nti mota tugende, tukwagiye ahubwo. Umutari yahise akata icyuma mu mvura, ariko ubwo yari yaguye mbi cyane, irimo amahindu ku buryo amahindu yatwikubitaga kuri kasike tukajyana nk'amabuye. Umutari yakandagiye umuriro, tugiwe mu rugo, turamanuka hepfo, tubona tuzu nka tungaye tugerekeranye, harimo n'ako kazu ka motari. Haramwe ati ngemba muri kariya kazu ko mo hagati. Mana we, ahantu habi nyine, ntabwo ari habi, nuko nyine hari ahantu haciriritse cyane. Urumva inzu zigiye zifatanye, karitsiye mbi pe. Ariko ndavuga nti kanese kari wenge mbifite iki kibazo. Twaragiye twinjira mu nzu, yari inzu y'icyumba kimwe na salo, mutari ngo yishyuraga 40,000. Twaragiye turinjira, moto ye n'ubundi ayigumisha hanze, arambwira ati kamenyerekeye hanze. Imvura iragwa imwe mbi. Noneho kari akazu nyine ubona gato pe, ariko gafite isuku, ndabona ko utuntu twose turi ku murongo. Yari afite tuno dutebe tuba turimo imisego yegura bagakuramo, duteguye neza. Arambwira ati rero ni karibu, waba wicaye hano mu ntebe, waba wirambitse hano mu buriri, aho ushaka aho ariho hose bariho buri. Ndamubwira nti mutari, iyi mvura none ndabona itari buhite nonaha, ngo ntinyitirije indi myenda mbe niyambariye. Umutari ati jyara mu cyumba, urabona amapantaro manini y'amatiringi ahamanitse n'imipira. Umutari yigumira muri iyo salo. Nibwo ninjiye ngana mu cyumba, ngeze mu cyumba cye Mana we, mbona afite agatanda gatoya, tuno tungana nk'utw'abanyeshuri, hariho akamatera gatoya na tuno dukuvureri dutoya, mbona yashashe neza rwose. Mana numva mugiriye impuhwe pe, ngo ndeba imyenda, kubw'amahirwe mbonamo itiriningi y'umukara nkwira, nkuramo imyenda nari nambaye kuko yari yatose. Ndavuga nti motari nashaka ahita ambwira mbi mwishyure mbitahane rwose pe. Numvaga nari busubire muri iyo myenda nari nkuyemo kuko yari itose.
umva nuko nguko mutari twamenyanye byagenze bite. Navuye mu cyumba maze kwambara ngarutse ngeze muri salo nsanga motari acometse ka keto, yari afite ka keto atetse agacyayi ka mukaro. Ndamubaza ndetse motari utetse icyayi? Arambwira ati ntetse icyayi hano tujyane mfite hari n'agasukari ndumva nta kindi kintu cyanshyushye. Ateka agacyayi, amaze guteka agacyayi anzanira mu gikombe. Mu by'ukuri byari ibintu biciriritse payi raporo n'ubuzima nari mbayemo kuko njye nari meze neza, ariko nari mbyishimiye. Nari nishimiye uburyo uwo musore yari kumpa keya, nari nishimiye uburyo ibintu bye byose nyine nta bintu agira intambara. Nuko umusore amakeya turasangira agacyayi, aho hirya hari utwindazi tubiri dusa nkaho tumaze iminsi. Arambwira ati se wowe na karindazi twari tubiri? Mu by'ukuri sinkunda amandazi, ariko naravuze nti nintarirya biramubabaza. Naraririye nako gacyayi k'akamukaru mana, numva mugiriye impuhwe kwa kundi nyine umva umuntu gusa umugiriye impuhwe utamuziho byinshi. Narebye gusa ubuzima abayemo ndavuga nti se mana uwo nk'uyu musore afite ikihe cyerekezo cy'ubuzima, urabona bimeze bite, ese burazashaka umugore ryari? Numva ngiye mugira impuhwe ariko bitari ibintu bigiye kure. Ngo imvura yaraguye motari ageze ahati ngiye kwanura moto yanjye da, arayanura. Amaze kuyanura yarambwiye ati mbo sister rero wicaye hano muri salo reka nkuzana kandi kanigiti mfite ngiye kuba ngiye kuryama pe, ndakonje ngiye kuba ngiye kuryama, imvura nihita unkangure. Motari yagiye mu cyumba gutyo nsigara aho ngaho mu ntebe, cyoza nsigira agakuvureri mba nirambitse aho mu ntebe. Inkuba zarakubitaga umva mana yanjye, noneho kari akazu gatoya katarimo na parafu, imvura nayo uko igwa ari nyinshi n'amahindu no bigasakuza. Naravuze nti hoya nanjye ngiye mu cyumba. Nuko nahagurutse ngenda ngana mu cyumba, nsanzeyo motari nsanga yiryamiye nawe, ariko yari yahinduye imyenda, yambaye imyenda yumye yakuyemo imyenda yanyagirwanye. Noneho twese duhindura imyenda. Nuko ndaza ndamubwira nti rero nanjye nje kuryama ahangaha basi tunashyushyanye. Imvura yaraguye imwe nyinshi ariko ku buryo nyine nari ndikibaza nti se ndatabigenze bite. Nuko hakurikiyeho iki, twahise dufata twa dukuvureri dutoya tubiri turatugerekeranya, nanjye ndarinjiye mu mashuka turaryama. Arampfumbata nanjye ndamupfumbata turaryama. Umva twararyamye imvura iragwa, mu by'ukuri ntabwo nzi ngo twasinziriye gute. Nongeye kwicura 11 za mu gitondo. Nkangutse ndavuga nti se mutari nsanga aracyasinziriye. Nakangutse ndeba hirya kuri telefone, ndebye mbona ni 11 za mu gitondo. Uwo mwanya mutari nawe barakangutse, ndamubaza nti mota uzi ko byarangiye ndaye hano? Arambwira ati turisanga he? Ndamubwira. Arambwira ati mana yanjye none ubu ngubu ndabukuraje. Ndamubwira nti okay nta kundi byarangirika turyame mu kanya 12 urahita untambikana unjyane mu rugo. Arambwira ati nta kibazo. Nuko twaryamye mu gitondo buracya. Mu by'ukuri bwarakeye umusore arabyuka, hehe no kunkora ku kibuno, hehe no kunkora ku ibere, hehe no kunsaba yuko twagira ibintu dukora. Mana ndavuga se koko uyu musore umwana mwiza gutya ni iki namukorera? Naramwishimiye n'umutima wanjye wose. Bwarakeye ndamubwira nti se mota ko nshaka gutahana iyi myenda ya utihuye rwose nta kibazo wenda kwizeye uzayizana. 11:02 gutyo twarabyose, mutarakandagira umuriro arantwara. Arambwira ati sister kurarana nawe byari byiza, numve ngukunda uko nararanye n'umukobwa mwiza, nanjye nasinziriye sinakicura. Gusa twakangutse ubona yuko imvura yarayigwa. Mutari yarantwaye angeze iwanjye. Amaze kungeza iwanjye arambwira ngo agiye guhita asubira yiryamye harumva afite ibitotsi. Angejeje iwanjye ariko mu rugo harimo ibintu byinshi, hari amafi nari nakaranze umunsi wabanje, hari imbuto, ibintu byinshi. Ndamubwira nti se mota ko ubona twaburaye waje iwanjye ko tutari bube ikintu dufata ukabona kugenda? Arambwira ati se sister ntabwo ndaba nkugoye. Ndamubwira nti hoya. Mutari nuko namuhaye karibu iwanjye. Arambaza uti se ubana n'umugabo? Ndamubwira nti hoya njyewe ndibana ndi umukobwa nibana ahangaha njyenyine. Mutari aratungurwa arambwira uti
umuntu w'umukobwa wo muri iyi nzu? Ndamubwira nti yego. Motari nuko namuhaye karibu tujya mu gipangu. Ngo tugeze muri salo nyine aratungurwa kumubona avuga uti nta kuntu umwana w'umukobwa yaba mu nzu nziza gutya, ibintu nk'ibyo. Namwe naramubwiye nti mu gikoni ni hariya, muri firigo harimo ibintu, mbese nta kintu uri bubure hano cyo kurya. Njye nakoze iki, nahise njya mu gikoni, nawe arabaza turajyana. Nk'uko iwe yampaye karibu, nanjye iwe njye namuhaye karibu, ndavuga nti wisange. Twagiye mu gikoni, mbona hirya hari amafi aracyari ni mazima. Ndangije mukubita special vuba vuba turafashanya. Ubwo yakataga igitunguru nkategura ipanu, agakubita amagi nkategura ibindi. Twaratekanye muri icyo gitondo, breakfast ya mu gitondo. Hari mbese turangije tujya muri salo turasangira, hari imbuto, hari ibiki byose turasangira. Nyuma turenzaho agacyayi keza k'amata karyoshye. Mutara arambwira ati sister, ubayeho neza pe, n'ubwa mbere narya neza gutya mu rugo rw'umukobwa. Mutari nuko twamenyanye. Nakoze iki, nahise mpindura n'imyenda muha ya myenda ye, ariko uko bwari bwanakeye wabonaga nta n'ibitotsi byinshi tugifite. Ndamubwira nti se Muta, ubundi ubusanzwe ubayeho ute? Ntangira kumwinjirira kuko nari namwishimiye ngira ngo tumenyane cyane kurushaho. Nibwo twatangiye kuganira, arambwira ati iwacu ni Cyangugu, naje no iki n'iki nza gufunda ubuzima, ibi n'ibi. Turaganira pe. Ndamubwira nti se umuntu ashatse kuguhindurira nk'akazi, ni ikihe kintu wumva wakora kitari ugutwara moto? Mutara arambwira ati rero kereka mbaye nk'umucuruzi cyangwa se ukampa akandi kazi runaka, ariko akazi k'ikimotari rwose karagoye. Arambwira ndabyumva. Uko nyine impamvu kari kamugoye, iyo moto ntago yari iye, yarakoraga akaverisa, bigatuma rero duke abonye moto utamuhaza. Ngo nakoze iki, naramubwiye nti rero none aha turi kumwe ngiye kukugurira moto yawe, ugende uwo muntu umuhe moto ye utangire wikorere. Imana ningirira neza vuba ngaha gahunda ndi kugira zigacamo, nzakurangira akazi keza, nibitanakunda nzaguha igishoro njyewe nakwikundiye. Nuko motari twatangiye ubucuti bwanjye nawe, byaramutunguye cyane. Ni ibintu atumvaga yuko bishoboka, utagira ngo ayo mafaranga nari nyafite ngo kuri konti, ayo nari nyafite mu ntoki miliyoni. Icyo gihe yambwiye yuko moto ngo yabona imeze neza ngo byuze miliyoni 2.5 ngo yayibona. Namuhaye miliyoni 3. Kubera iki? Gusa kumwikundira byonyine. Mu by'ukuri umusore naramwishimiye, numva ndamwikundiye, muha amafaranga. Umusore aragenda agira ibintu atunganya, nuko ubucuti bwanjye nawe bwatangiye. Mu by'ukuri nari namwishimiye, wumva umuntu twararanye, twaraye dupfumbatanye, yampaye imyenda ye, yantekeye agacyayi. Mana naramwishimiye, nawe ubwo aratungurwa, arambwira ati Imana igira inzira nyinshi inyuzamo umugisha wawe, ntabwo nari nzi yuko bino bintu byambaho. Ndamubwira ntibura nyine twahuye kubw'impamvu. Ibyo se birangiye, ubwo twari tutararyamana, twari tutaragira gute, twari tutaranakundana. Noneho nanjye ariko nikomereza gahunda zanjye. Hacamo nk'iminsi 2 aramvugisha, arambwira ati moto yanjye narayibonye nziza cyane nshyashya, Imana iguha umugisha, naragusengeye, ibintu nk'ibyo. Nuko muri iyo minsi, kuko imodoka yanjye n'ubundi yari itarakira, motari yakomeje kujya ntahana, akantahana. Twagera iwanjye nkabanza nkamutekera tugasangira. Mu by'ukuri nuko twabaye inshuti. Nyuma imodoka yanjye iza gukira, imaze gukira ntabwo nari nkimutega, nari nsigaye nitahana. Ariko navuga nti nabonye inshuti. Weekend yagera nkavuga nti nyamara afite inshuti nshyashya y'umumotari, y'umwana mwiza, reka nyahamagara bariya dusangira. Weekend akaba ariwe dusangira, niwe muntu twabaye inshuti nyine, nkumva mufitiye impuhwe, ndamukunze, ndamwishimiye. Hakurikiyeho iki? Umusore natangiye kumva mwiyumvamo, urumva? Ariko numvise ntangiye kugenda mwiyumvamo, ndavuga nti ibintu ntabwo nahita mbibwira uriya mumotari, reka mbyigumanire. Ushaka gusanga ari ka gahararo kacu k'abakobwa kumubona umuntu akwitayeho, ariko ntabwo rwaba ari urukundo, kuko ntabwo nakunda uyu musore rwose w'umumotari. Numvaga atari gu yanjye, atari type yanjye. Ndagenda ndamukunda, ndashira urukundo rurantitiza, ariko mbigira ibanga, nanga kubimubwira. Umva,
ariko buri urukundo rugira imbaraga ku buryo utabasha kuruhishira. Yari wa muntu twe dusigaye tubonana nkumva umutima urakomanze, nkumva igitima kirakubise, nkavuga se ibi ni ibiki? Uyu musore ko dusigaye duhura nkumva sinshaka yuko dutandukana, ibi ni ibiki? Ko dusigaye duhura yagenda nkumva ndababaye, ibi ni ibiki? Ko nsigaye numva buri weekend twasohokana, ibi ni ibiki? Umusore twatangiye kwiyumvanamo muri ubwo buryo. Nyuma y'igihe nibwo yaje kumbwira yuko we ankunda. Arambwira ati wa mukobwa we uratangaje cyane, naragukunze kabone nubwo utari ku rwego rwanjye, ariko ntabwo naguma kuri fana. Naragukunze pe, unyemereye ukankunda. Sinzi wanze nijoro ndibonye nariguha. Umusore nuko yaje kuntereta. Mu by'ukuri nanjye naramukundaga, naramubwiye nti nanjye ndagukunda ariko sinzi niba bizavamo. Yarambwiye ati reka tubigerageze, kubeshya n'icyaha. Nuko inkuru yacu y'urukundo yatangiye. Twakundanye twese tuvuga uti reka tugerageze, ariko mukunda nawe ankunda. Ariko akunda uvuga uti se nabana n'umumotari nazamujyana iwacu bakavuga ngo iki? Kuko yacu na famiye yanjye ni famiye nyine ikomeye yifashije, numvaga ari ibintu bigoye. Umusore twarakundanye tumaranye amezi 5, nibwo umusore yaje kunyubahuka rimwe aza kunsaba yuko turyamana. Icyo gihe abinsaba yari yandaje kuko yarasigaye ari wanjye, ejo nkarariwe. Umunsi wa mbere rero abinsaba yari yaje wanjye, yaraye wanjye, nuko umusore aza kunsaba yuko twaryamana. Mu by'ukuri nk'umusore nanjye nakundaga, ndetse nari ntangiye kujya nibaza niba ari na muzima cyangwa ari ikiremba. Naravuze nti reka tubikore n'ubundi turakundana. Umusore twararyamanye. Icyo gihe nari maze igihe kinini cyane ibyo bintu bitabaho. Umusore twararyamanye, icyo gihe twarararanye. Ryari ijoro ryiza cyane, ryari ijoro ryuzuye urukundo, ryuzuye ibyishimo. Mwana we, iryo joro ribwo nahise nkumfurema, ndavuga nti ntanashakanye nawe nta n'undi mugabo nashaka. Umusore nibwo natangiye kugenda ambwira mu rugo yuko mfite boyfriend, kuko urumva ashobora kuba ukunda umuntu ariko uvuga utese kuri iriya gahunda buriya ni sawa. Nari mbifitiye impungenge. Turyamana rero, ego mana yararenze, byari birenze bikenewe. Kumwe ibintu biba biryoshye bikarenza kuryoha. Ndavuga nti noneho ndamwemeye. Nibwo natangiye kubibwira iwacu ko mfite umufiance. Mama ati mwana wanjye ndagushyigikiye nta kibazo, umva rwose urukundo ruragenda rurakomera, urumva. Kugeza ubwo umusore naje kumujyana iwacu. Gusa haza kubamo ibibazo kuko mujyana iwacu mama ntiyamwishimiye. Ana papa ntiyamwishimiye. Barambwira ati mwana wacu ukwiriye undi mugabo utaruye. Ndababwira ati nyamara mama, uwo mugabo ndi muri kumbwira nagiye nteretwa n'abagabo benshi, nta muntu n'umwe nigeze ngira ibyumvira nk'ibyo mfite uyu musore. Ibyo kuba ari umumotari ntabwo ari ikibazo gikomeye, byonyine no kuba nyine abasha gukura amaboko mu mifuka akavuga uti kane kwicara mu rugo ni ibintu bikomeye. Rero umusore avuye iwabo akavuga uti reka ne kuguma mu cyaro njye guhiga akazi, urumva yuko agize amahirwe agahindurirwa amateka, agahindurirwa akazi yakora, ndetse cyane narabibonye. Ntibabikunda ariko baravuga uti amahitamo ni ayawe. Umusore nuko twakundanye, noneho dutangira gutegura ubukwe. Gusa rimwe na rimwe tukanyuzamo tukisayidira nyine mu gitanda tukaryamana nk'abantu bakundana. Nyuma y'igihe twaje gukora ubukwe, gusa uburyo twatanzemo inkwano biratangaje, kuko iwacu bamuciye inkwano nyinshi cyane bagira ngo bamunanize, ariko ntibari bazi yuko mfite amafaranga menshi. Nafashe amafaranga yanjye nyaha umusore, ndamubwira nti genda ubemeze ubahe inkwano bashaka, kuko icyo nashakaga yari we, ntabwo ari amafaranga ye, siki. Nyuma rero nibwo umusore yatanze inkwano, baratungurwa cyane, baravuga ati nyamara uyu musore twamwemera. Mu by'ukuri inshuti zanjye zose zarambwiye ati wa mukobwa we ntiwihemukiye ushakana n'umugabo ukennye. Ariko urukundo ruraryoha, urukundo ni rwiza. Numvaga nta kindi kintu cyandutira uwo musore. Ubwo rero uko byaje kurangira, twaje gukora ubukwe. Noneho iwacu mbona bishimye, hari uko yari yarabahaye inkwano bamusabye, ntabwo mbizi. Nyuma nkaba nari mfite umuterankunga wanjye uba hanze w'umuzungu wajya gumpa amafaranga menshi cyane.
namubwiye inkuru yanjye ewana iri mukora ku mutima. Yampaye amafaranga menshi arenze n'aya yandi nahaye umusore ngo ahe mu rugo inkwano. Ayo mafaranga twakoze iki? Twaravuze uti reka dutangire ducuruza imodoka, zibe za okaziyo, zibe nshyashya, kuko bizinesi n'undi y'imodoka njye niyo nari nsanzwe n'ubundi nkoramo nari nyizi. Nahise mvuga nti sheri wanjye, ubwo twabaye umugore n'umugabo, vuba tujye muri no bizinesi, ujye winjiza amafaranga menshi nanjye nyinjize menshi, tujye twubahana twese, twumve yuko tungana. Nubwo buryo twabikozemo. Moto tuhita tuyihereza umumotari utuverisa, umugabo wanjye turabana, ubu ndatwite nenda kubyara. Mu by'ukuri inkundo z'iki gihe ziragoye, ariko icyo nababwira cyo urugo rwiza n'urwubakiye ku rukundo kuruta urwubakiye ku mafaranga n'urwubakiye ku butunzi runaka. Urukundo rwiza ni urwanyarwo, kuko iyo mukundana mwese ntacyo umwe akurikiye ku wundi, mushobora gufashanya mugashaka ubuzima bigakunda. Impamvu rero njye nkeka ko izi ngo z'iyi minsi zihora zisenyuka buri munsi baba baragiye babana nk'uko nguko ababyeyi banjye babishakaga, bakambwira ati mwana wanjye shaka umugabo ufite amafaranga. Ariko si umugabo ufite